kiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Iyo umuntu ashoye ashyize amafaranga ye muri Ejo Heza turayashora. Twavuze ko dufite ikigo kitubarira cy'ishoramari kibidukorera, dufite ukuntu dukorana kirana Rwanda Investment Trust kibidukorera kigashora imari kikaraba byari inyungu ari inyungu nyinshi. Kugeza ubu ngubu usanga bashora imari mu mpapuro mpesha mwenda muri Beneri, kandi ahenshi hose hari usanga bari ku 11-12% y'inyungu. Mu by'ukuri kandi izo nyungu zose ngo nabivuze zose zihabwa uretse udufaranga duke cyane twakwishyura uwo mushoramari, ndetse hari na banki tubikira amafaranga ifite nayo kandi kazikora nayo dufitanye amasezerano nayo dufaranga duke tuyishyura, nijyo twonyine dukurwamo muri za nyungu, ayandi yose tukayaha ba nyiri mari aribo abanyamuryango bacu, ba nyiri ubwizigame ko nibo abanyamuryango bacu, nibo abanyamigabane bacu. Cyane cyane ko nababwiye ko ukuntu bimeze, yuguze yushoye imari ishema 10,000 twe tubibara mu migabane. Ugera kuri system umenye imigabane yawe ufite, none twajya no kubarira inyungu, tukakubarira inyungu duhereye ku migabane ufitemo. Nuvuga ngo dufite abanyamuryango, uri munyamuryango afite imigabane ye, no kugabana za nyungu bazigabana bashingiye ku migabane bafite. Iyo ufitemo menshi ubona inyungu nyinshi, aho ufite make ubona inyungu nkeya, birumvikana. Ikibazo cyane gifite impamvu imibare tahuzaga nuko hari fees, management fees, niyo mpamvu ariko harimo management fees zigivamo. Ariko nabyo nzabisobanura neza muri cya kiganiro twavuze ko tuzajya kuri kuntu system ikora, niyo mubazi nzayishyiraho kwiyandikisha, tukwereka kujya hano kugaruka. Tuzakora ikiganiro umunsi muzabona umwanya, tuzakora ikiganiro kijyanye na system, kuntu system nkuko nanababwiye Ejo Heza ishingiye ku ikoranabuhanga ryo hejuru. Yes, murakoze cyane. Ikoranabuhanga, so tuzagira icyo kiganiro cyihariye kijyanye n'ikoranabuhanga ry'Ejo Heza. Auguste, mutwemereye dukora kwa mbere kwa gatatu no kwa gatandatu, mutwemereye iki cyumweru cyose twakibaha kugira ngo ibintu tubikangurira abantu cyane, kuko iyo rwose ijana nibo bamaze kwiyandikisha, dufite miliyoni 10 na zingahe. Mu mwanya twebwe turahari, sinanjye uzaza ejo hazaza n'undi, natwe ahubwo muri kudufasha kugira ngo murumva ko turi muri phase ya mobilisation, kugira ngo bamenye iyi gahunda ya leta, bayitabire cyane cyane ko leta iri gushyira amafaranga menshi kugira ngo abaturage bayizemo bizigamire bazagira amasaziro meza. Mu by'ukuri rero natwe turabashimira cyane kwa mudufasha gukangurira abaturage kwitabira iyi gahunda y'Ejo Heza kugira ngo abantu bose bazagira amasaziro meza. Murakoze cyane. Okay, narigiye kumubaza none watubwira muri make kwa kundi leta yungukira abantu, uri mu cyiciro cya mbere niba ashoye 18,000 leta hari ukuntu imwingukira angahe 100%, hari nabo leta yungukira 50% bitewe n'icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane. None dute tujya ku bibazo, ndabona ari byinshi rwose n'abantu barahamagara buri kanya. Intuza leta imaze gushyiraho iyi gahunda y'Ejo Heza yashyizeho n'ibintu byatuma abantu bashishikarira kuyizamo, bitewe kugira ngo bashikare kuza muri iyi gahunda y'Ejo Heza. So yashyizeho ibintu bibiri, ari byo uruhare rwa leta, akabaho n'ubwishingizi bw'ubuzima. Uruhare rwa leta rutangwa rute rero? Leta ukuntu itanga uruhare rwayo ishingira ku byiciro by'ubudehe, bivuze ko iyo uri mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ukaba warizigamiye 15,000 mu mwaka, leta ikongeraho 100%, 15. Wakomeza kwizigamira wararengeje ibyo 15 nk'ifatizo, nayo ikakomeza kongera, ariko ntabwo irenza 18, ikongera ibindi bitatu. Mu cyiciro waba uri mu cyiciro cya gatatu ikongera 50%, wabaye washyizemo amafaranga fatizo ni 18, ubwo 50% ni 9,000. Wakomeza kwizigamira irakomeza ikakongera, ariko nabwo ntabwo irenza 18. Nuvuga ngo ntabwo yurengeje, ugeze ku 36 iguha 50% ariyo 18, wakomeza nta yandi irenzaho, ntabwo irenza 18.
waba uri mu cyiciro cya kane ari icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu n'icya kane cya kane nta kiguha yuko urishoboye ariko bose ko ari ibyiciro bine babona bwa bwishingizi bw'ubuzima. ni ukuvuga ngo iyo witabye Imana umunyamuryango wacu kandi warashoboye gutanga aya mafaranga y'ifatizo aribyo bya 15,000 ku cyiciro mbere n'icya kabiri 18 ku cyiciro cya gatatu na 72 ku cyiciro cya kane nubwo ntacyo ubona nk'uruhare rwa leta, icyo gihe ubona ubwishingizi bw'ubuzima. ni ukuvuga ngo iyo witabye Imana tuguha 250,000 byo gushyingura kandi akaboneka vuba bishoboka mu masaha 24. twarangiza hagaba n'indi miliyoni ihabwa wa muryango wagize ibyago wabuze umunyamuryango wacu naga y'impozamarira. naga tubashiramo imbaraga ko dufitanye amasezerano n'ikigo cy'ubwishingizi nicyo kiyishyura kugeza ubu n'Isonarwa kikabishyura kikamenya uburyo hari inzira binyuramo, ariko nabyo tubigira imbaraga ku buryo ibyo bintu bikorwa bidatinze.